mutera nde Mishu gaterwa amabuye ntabwo twebwe impamvu wimbwira ngo ndagaterwa amabuye kuko Mishu nanjye naramukoresheje oya Derek wijya witangira kuvuga mishatarazi oya no wimbwira dia wowe bano ba baby bose yaba Danizo yakoresheje Mishu before ntabwo rero mwaba mwibeshye cyane yamuzi ko mwacecekesha igitsina gore hano kuri ntabwo hano twaje gucishesha igitsina gore rega hano twaje kuvuga ukuri kw'aba baby bakorera kuri seti z'abatipe. Okay. Mishu siko ntari kubona nyamunsi Mishu muze kuducecekesha ngo muze guhijambo muze gucecekesha ko ntabwo mufite n'ubasha gucecekesha igitsina gore niba abivuze twese ariko muduhe ijambo ringana kugira ngo duhana amagambo. Wowe kwanzi iyi case use nk'umutinga munzanire Mishu muzamu ariko se uwo Mishu ko atazamuka we wamuhamagaye wamusobanuriye we Jado tubabari utubwire Mishuko yandikemo tumusamure kabisa niyo havuga undi mukobwa ufite wundi basi tari Mishu w'umugore uravuze ngo Godfather wagiye muri video nakoze ko mfite YouTube wagiye muri video nakoze 2020 aramaze uretse gatosha uretse gato we muravuze ngo Mishu w'umugore ibyo bisobanuye iki? Yego ni umugore bafite abana babiri nashaka bafite 10 so what nambe nawe arabafite ni yajya kumusaba aravuze ngo Mishu umugore ufite abana babiri niwe yajya gusaba nese by'umugore bivuze nubwo burya bivuzemo iyo aravuze amanje kuvuga ngo iyo havuga nk'undi w'umukobwa ngaho muceceke gato ko ndashaka kubigira kandi ndasaba abantu mwese muceceke umva we Danizo ntabwo ibyo ura mu mama yakoze niba ari umama niba ari umukobwa ibyo yavuze niba yaravuze ko abakobwa ukinisha ubasambanya ubasaba igitsina shemoniyo bitesoni turi kumwe kugira ngo bakine ngo babanza kubitanga ntabwo umuntu mumaranye imyaka 2 ntekereza ko atakufiteho amakuru ubwo agufiteho amakuru cyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ntabwo nshaka nta mutera amabuye yaravuze ibintu bitagenda ahubwo icyabaho we nuko akwikosora niba ibingibi uyu mudamu avuga ari byo biteye isoni shemoniyo nande se Godfather ntuzi ko murashaka kuza gaharabika umuntu nta mukobwa wigeze kumva avuga ngo Rugaju Urgani yamuteye inda akanabihamya akajya kuri kamera akarira ariko sha reka nkubaze uyu muntu niba mwarakoranye hanyuma se Mishu akaba agufite mukaba mupfike ku buryo yaza kuguhindanya ariko mwagiye mureka mutegeza ko nari bikuriye umva ko ibintu bimeze Godfather wayamuke mureka ibyo bintu umva ko ibintu bimeze uretse gato uyu mukobwa bamwita nde nguyu uretse gato dufite Diane fungura kamera ya fungura mic yawe nafunguye ngaho tubwire tangira na story yawe ngo byagenze gute ku mukobwa w'umushuti we bamwita nde bamwita Keira Keira ngo byagenze gute ngewe wanumvishe ko nazamutse hano kuri pano ngahita mbibaza Danizo wamubajije ngo yego ngewe nari ndi kuvugana na Nuza na Keira ko n'umushuti wanjye twize ku kigo kimwe nijoro cyane bwije nka saa 6 numva Danizo avugiye mu gihe Diane umva kandi wimuvugiramo Danizo kosora neza Danizo kamvuge nago wavugiye muri voice numva uvugiye muri voice yego sinabitindaho ubwa kabiri nabwo ndakumva ari sangahe yego baza Keira ngo wase Keira Danizo musigaye mubana uyu ni Mishu Keira mbimubwiye gutyo ahita siba voice wari urimo z'amajwi yose araditinga yego uyu ni Mishu uyaziranye na Mishu uziranye na Mishu sha we Diane jewe oya nanubwo tuziranye pe ajya nambaga ariko nanubwo tuziranye hari cyo mutumva none bombo klate urumva reka natwe tuvuge uretse gato muvuge murega mwebwe uretse gato rega muje gukigira bose banyikibaba ariko urimo kumva kandi naramwe uruko byumva ni mwebwe Mishu yavugiye none murangagara mubare biko ryimugiye kozanga kumwe uretse gato kandi ikibazo ejo bundi nabirukana muzamuri kutubwira ubusa uretse gato kana ntacyo twatwirukanye ntari bidiya okay tugende gato ya rero tugende gato dukina nta nubwo ari naho nyine dukina tugende gake reka mumpamagarire uyu mudamu uzi ko ataboneka muri muretse cyangwa ntabazi gukoresha TikTok